reka nongere mbifurize kugubwa neza cyane mwe mwese mudahwema kutugaragariza ndetse no kutwereka yuko tubana bya buri munsi. Iyi nanone akaba ari umwami w'umwana official bisanzwe igihe nk'abandi umwami muto. Reka mbabwire ngo niba utarakanda subscribe please banza kandi subscribe kugira ngo ibintu bikomeze kugenda birushaho kumera neza. Murabizi neza ejo ku itariki ya 15 Ukuboza 2023 nibwo habaye umuhango wo gusaba no gukwa ku muryango w'Ikiza Pamela. Iyi ngiyi niyo nkuru ejo yiriwe ahangaha ku mbuga nkoranyambaga. Ni ubukwe budasanzwe bwabereye muri mujyi wa Kigali. Ni ukuvuga ngo ni ubukwe bumwe mu bukwe bwabayeho budasanzwe mu bukwe bwose mwigeze mumenya, aho The Ben yaje ya abamuherekeje aka cyangwa se Kavuyo, akazana none aherekejwe no twakita andi umuntu Christopher ndetse n'abandi baje bamuherekeje. No kuvuga ngo rero ukuntu byaje kugenda, The Ben mu mashusho mwagiye mubona kenshi ye yambaye nk'umwami, irangofero yambaye imeze nk'iyabami. So no kuvuga ngo rero amakuru atugeza ahangaha ni impano itari isanzwe The Ben yahaye umugore we, basezeranye bakemerana kubana akaramata nk'umugore n'umugabo. Kuyiterura byasabaga imbwitonzi. The Ben yahaye Imana yakataraboneka umukunzi we Uwikiza Pamela. Umuhango wo gukwa no gusaba The Ben yahaye Imana yakataraboneka umukunzi we Uwikiza Pamela. Ni ukuvuga ngo yamuhaye Imana koko. The Ben yambitse impeta Uwikiza Pamela ashimangira urwo mukunda cyangwa se urwo yamukunze. Ni nyuma yuko ahawe ikaze mu muryango w'Ikiza Pamela. The Ben kandi na Pamela bavuga ko ari ibyishimo by'ubuziraherezo kuba bateye intambwe yo kubana nk'umugore n'umugabo paka bisaziye. Reka mbabwire ngo ewana nanjye ndabashyigikiye. Imana ikomeze ibubakire, mbabwire ngo Imana ikomeze yagure intambwe zabo muri buri kimwe cyose bagenda banyuramo. So mbere yuko nsoza ntago nagenda nababwiye akantu k'ingenzi. Ushaka kwamamaza, ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi, ushaka tumenyekanisha ibikorwa byawe muri rusange, waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp 0784545861. Please iyo nimero iri no kuri WhatsApp, watwandikiraho watuvugisha kugira ngo tubashe kumenyekanisha bimwe mu bikorwa byawe ufite, tubyamamaze bigere kure. Kandi biroroshye, wifuza kutujoininga nabyo biroroshye, waduhamagara kuri iyo nimero. Ufite inkuru idasanzwe wifuza kutuzahangiza cyangwa se kutwereka, nabwo biroroshye. Kabashimira bwe ngo mukomeze